impamvu uhora mu bizunga, ujya utekereza se impamvu uhora ufite umutima ushavuye, impamvu ibintu byawe ukunda kubikora ariko ntibigende neza, impamvu uhora wiheba wiganyira, nuko ngiye kuyikubwira muri kino kiganiro ngiye gukora. Iki kiganiro ndakeka aricyo kiganiro ndi buze kuvuga, ariko nanone ndi normale ntabogamiye ahangaha cyangwa ahangaha, nkavuga nyine nka free speech, uko ibintu njye mbyumva, ibitekerezo byanjye muri rusange, ariko bitagize uwo bibangamiye, kandi ubwo ngubwo uwo byabangamira byaba ari ku giti cye, ariko nzi ko njye nta muntu byaba biri bubangamire, kuko n'ibyo mbona mu buzima bwa buri munsi tubayemo, ndetse n'umuntu muri rusange, akenshi duhora dushaka ejo, akenshi ugasanga dufite ubwoba bwe ejo, ese ejo hazagenda gute, ese ejo nzaba ndi hehe, ese ko mbona mburayeho ejo noneho sinzapfa, ngese ugahora muri ibyo ngibyo ufite ubwoba bw'ejo, wumva yuko noneho birangiye. Ngiye kukubwira ikintu, ubundi umuntu ahora yirukanka ku byo akeneye akibagirwa agaciro k'ibyo afite. Muri ubu buzima umuntu ahora yirukanka ku byo ashaka kugeraho, n'ubundi ariko birangira amaherezo atabigezeho, noneho akibagirwa agaciro k'ibyo afite. Navuga yuko ubuzima burakomeza, Tupac niko yavuze, life goes on, ubuzima burakomeza, ahantu hose waba uri, ubuzima bwose waba ubayemo, uko bwaba buhanda kose, jya uzirikana ukuri muri wowe, uzirikana Imana, and then wibuke umubiri ufite, wibuke gushimira ibyo ufite aka kanya. Urimo urahumeka, ufite ubuzima buzima. Hari abari mwumva uyu munsi, hari abagiye mwumva, wowe ntiwabashije kujyayo kubwo uburinzi bw'Uwiteka, ariko usanga ibyo bintu tutabiha agaciro, ahubwo tugahora dushaka kugera kwirukanka ku by'iyi si, tukibagirwa yuko by'iyi si bishira. Yego nibyo, buri wese yambaye umubiri, Imana niwe yatwambitse, kandi yavuze ko umuntu azajya aho yavuye mu gitaka agasubira mu gitaka, umubiri ukasubira mu itaka nyine. Ntekereza wenda ko guhora ugira ubwoba bw'ejo, yego nibyo shakisha, ahubwo kugira ngo ubone ibibi gusa muri wowe, tekereza ejo heza, utekereze ku mbaraga zawe ufite aka kanya, utekereze ku byo waheraho. Kandi hari akantu nabonye kavuga, ni abantu benshi bakunda kukagarukaho, abakire benshi, ngo salary is a drug, cyangwa se ngo umushahara ni ibiyobyabwenge. I think bituma utagera ku nzozi zawe. Tekereza ikintu nawe wakikorera. Akenshi duhora dutanga, nanjye mfite abunkorera, izi YouTube channel njye nta mafaranga nyikoreraho, no kuba naje. Ubundi hari akantu bavuga ngo umushakashatsi aremera agatanga n'amafaranga atazagarura, ariko icyo ashaka gifite agaciro karuta ayo mafaranga. Umushakashatsi, wongere nkasubire mu mushakashatsi aremera agafata amafaranga
akayashora azi ko atazayagarura, ariko icyo ashaka gifite agaciro kurenza ayo mafaranga we ari gushaka. Dukomeze kuba ubuzima. Uri guhora wiganyira, uyu munsi waramutse hari abatabashije. Erega nubwo tuba tubibona urupfu abandi bapfa tukabirebera yiga, natwe bitugeraho turi abantu. Nta umenya umunsi n'igihe, ariko niryo herezo tu. I think kuri buri muntu uko ruzamugeraho, kandi ko hari impamvu Imana yarusizeho, kuko iyo itabishyiraho ntabwo wari kumenya agaciro k'ubu buzima ufite. Iyo rutabaho ntabwo ubuzima bwari kuba, sinzi ko bwari kuba buryoshye cyangwa se bwari kuba ari bwiza nk'uko duhora twifuza kugira ubuzima bwiza, ariko nanone tukirukanka ku by'isi cyane, tukibagirwa rwa rukundo Imana yaturemeye. Yaravuze ati iby'isi byose ndabibahaye mu bigenge. Imisozi, ibibaya yagutatse ni rwo rukundo nabakunze. Ibigushyiriye hariya, igusize ku isi, yarakuremye, irakuzi. N'ibyo ukora yewe irabizi, irabibona. Mbere wenda hari ukuntu Imana yajyaga ihitira akarigata kubita bombe ugasanga ngo nka Sodoma yahiye, ugasanga ngo umwuzure. Ubu ngubu sinzi uko byagenze, wenda niba Imana y'ubu itakiri, nako ni Imana yahozeho, mumbabarire Imana imbabarire. Imana yahozeho, ariko niba itakigira igitsure nk'ukuntu mbere yajyaga ibigenza sinzi, ariko navuga yuko icyo nasorezaho kuyavuga siko kuyamara. N'ikindi kiganiro turakomezanya, none ubu ngubu turi kumwe umunsi ku wundi. Ngiye kujya ngerageza mbaye content uko nshoboye, mbaganirize ku byo nanjye mba nagiye niga ahandi, ibyo ngenda mbona, and then twisuzume, tureke kugendana ibintu bya heta byo kwangana. Uvuga ngo ntacyo ruzatugeza nitubikomeza nk'Abanyafurika wapi. Dore aho nibereye. Dukundane, tuzure urukundo, dusurane. Telefoni ntabwo arizo kamara. Ntabwo tuzajya dufata amasaha 10 turi kuri telefoni cyangwa se amasaha angahe ngo tuzabura umunsi umwe basi mu kwezi cyangwa mu cyumweru ngo tujye gusura abavandimwe bacu cyangwa ababyeyi bacu. By'umwihariko muri Kegeri, muri Kigali niho ndi kuvuga ubwo ngubwo, usanga ubundi mbere ibintu bigihingwa mu itaka wabonaga ibintu by'amafaranga bitaraza, n'ubundi ibintu byo kuvuga ngo abantu barirata, baranasuranaga kwanza. Ubwo nyine abibuka ibintu by'imico ya kera barabizi, ariko ubu ngubu kubera amafaranga ari kugenda nyine asa nkaho agira, umuntu asigaye yumva ko amafaranga ariyo ntwaro, wenda niko navuga, akumva yuko kuba afite amafaranga byose nta kindi kintu akeneye mu buzima bwe. Kandi Imana yaturemye ituremana urukundo. Urwo rukundo yararuduhaye ngo turukundane, kuko iyo itaruduha buriya rega nitwe tunarakaza n'Imana. Si ibyo ko Imana yari umubyeyi twihorera, ibibi byose ko dukora ibi bibona, ariko basi wowe jya wibabarira, uvuga ati nakosheje ariko sinzabisubiramo. I think reka ndekera aho ngaho. Noneho sinzi ukuntu numva ndi mu mavuta, gusa buri munsi nzajya mbaha content kandi ndabakunda cyane. Ni Ibra Rwanda, ngiye ntabwo nkeneye abafana, nkeneye abakunzi. Ubwo mwebwe mfite nyine muri aho ngaho, mugenda mutera comment, mushyiraho subscribe na share, tujye twibanira umunsi ku wundi. Instagram ni Ibra Rwanda, ariko account yanjye njyewe ni Pierre Karuganda, mugende mukore follow, aracyari nshyashya, nta bantu benshi ifite 50 ngaho, ariko
n'iyi brand Ibra Rwanda nayo wayisanga kuri Instagram, ni Ibra Rwanda, ugakora follow, jya muri link aho ngaho urazibona kuri YouTube.